Banje kubasuhuza nk'uko musanzwe muzi nitwa Sibomana Eric, naho muri filime ho mu nzu nka Yasoni, channel ni yayindi ni Sam Empire 100, icyo tugusaba ni ugukora subscribe, like, share ndetse ukandika na comment igihe bikenewe ubona ko ari ngombwa, waba ushaka hari ikindi kintu dushaka guhinduraho cyangwa wumva ushaka kuba wavugurura tukaba twakora ku rundi ruhande, naho watwandikira ukatubwira. Hano reka tubatere agastori keza cyane hano gashekeje, wakibaza ati se kameze gute? Reka tuze tugatangira mu kanya gatoya. Reka dukomeze na story rero nababwiye. Dore wa mugabo nari ngiye kubagezaho rero, dore uko nkuru imeze. Hano hari umugabo wari ufite imodoka, ari umushoferi. Iyo modoka ye yari imaze iminsi ivuye no mu igaraje, yari imodoka nzima. Hano yari yafashe abagenzi benshi mu modoka yuzuye, abanyeshuri barimo kujya ku mashuri, abandi bantu bagiye mu nce zitandukanye nabo barimo gufata ingendo bagenda. Nuko rero umugabo yatwaye imodoka ye aragenda, bageze ahantu habi, imodoka yacishe feri. Imodoka imaze gucika feri, umugabo yarwanyije uko abonye kose, akora uko ashoboye kose kugira ngo imodoka yirinde kuba yakora impanuka. Umugabo yakoze iki rero? Umugabo yafashe imodoka arangije akomeza kurwana nayo, ariko beza kurangira byanze. Wakibaza ati byagenze ute? Tega amatwi nawe ukomeze wiyumvire. Uko yakomeje kurwana gutyo, imodoka byarangiye irenze umuhanda. Urumva ni inkuru ibabaje cyane. Arahuko abantu bari barimo benshi barapfuye, shoferi nawe birangira apfuye, konvayeri yari arimo nawe amaze kuzanzamuka, harimo abandi bantu bakiri bazima, abari aho hafi kuko bari bamaze guhamagaza ambilansi ngo ihagere zitabara abantu. Nuko konvayeri yarangije abwira abantu ati, umuntu wese wumva ko akiri muzima nanyishyura amafaranga yacu kuko ntago avamo atatwishyuye. Dore ambilansi zirahageze ubu ngubu zigiye kubatwara, bamwe muragenda mutanatwishyuye. Ahasigaye nuko umugenzi umwe wari wakomeretse ku zuru arangije ahaguruka aramubwira ati, ariko konvaye ubundi ubwo ugira ubwenge? Urareba abantu bose hano twashije, nawe ubwawe numeze neza, none urimo kutubwira ngo tukwishyure? Ubabajwe n'udufaranga turi bwaguhe twinagwiraho kubabazwa n'ubuzima bw'abantu bari mu imodoka koko? Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukunda amafaranga, ariko amafaranga si byose. Icya mbere ni ubuzima, kuko umuntu wese ufite ubuzima abasha kuba yabona amafaranga. Uyu mukompayeri yafashe amafaranga ayarutisha abantu bari bamaze gupfa, ndetse na ba bandi bari bagiye kujyanwa kwa muganga. Niyo mpamvu uyu mugabo byamubabaje cyane, ndetse abivugana n'agahinda. Nuko nguko rero mujye mukunda amafaranga kurusha ubuzima bwanyu. Mbere na mbere ni ubuzima, icya kabiri ni amafaranga. Kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, nuko tugomba kuba dufite amafaranga. Ariko dufite amafaranga nta mana dufite, ntacyo byaba bitumariye. Inkuru twari twabateguriye y'uyu munsi niyo ngiyo, yari Mbonyumugenzi Samuel mfatanyije n'uwo bita Sibomana Eric. Ngaho nguko rero inkuru twari twateguye ni ingi ku uyu munsi. Reka tubasezereho tubabwira ati bye bye. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe kuri channel yacu yitwa Sam Empire 100. Kora subscribe kandi tuzahora tubyishimira. Ukore na like ndetse na share, wandike no muri comment ibibura tuzagenda tubibagezaho. Hasta la vista.